Okay guys, ngwaye ikaze kuri YouTube channel yacu Online 250. Guys, uyu munsi itariki 19 z'ukwezi kwa 8 2025 no munsi Nesa yatangarijeho ko izasohora amanota. Akanya tuvugana turi saa 7:43 ariko amanota agiye gusoka mu kanya ari kubura isaha ndetse n'iminota 17. Guys, uri kumva iyo saha n'iminota 17 ushobora kuba utramenya uburyo bayarebamo cyangwa se ubundi buryo bwose wagiye ubona hano ku rubuga rwa YouTube, kuko hari abantu benshi bari kubyigisha byanze. Gusa ngiye kukwereka uburyo bubiri ushobora kurebamo ayo manota bigakunda, ukaba warebera mugenzi wawe, inshuti yawe cyangwa se wowe ukirebera. Ikintu cya mbere ngiye kugusaba, niba ugeze hano ukireba video binyereka muri comment mbibone ko wahageze, ibi bintu navuze wabyumvisha. Jya muri comment wandikemo ngo ndacyahari cyangwa se wandikemo ngo dukomeze, ijambo rimwe muri ayo. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro wa Online 250 ukande subscribe, ubundi like ndakeka wamaze no kuyikora. Guys, reka dutangiye kugira ngo rero video itaza kuba ndende ikakurambira ugasanga ugiye utarebye uburyo bwo kurebamo amanota. Guys, nkuko mubizi turakoresha Chrome, ubwo nawe urakoresha indi browser yari yose ukoresha muri telefone yawe cyangwa se muri computer yawe. Guys, reka nkoreshe Chrome, biragusaba internet itari nyinshi, waba ukoresha wifi cyangwa se data zisanzwe wazikoresha. Guys, ikindi kintu cya kabiri birahita bigusaba code cyangwa se identification code y'umwana yakoreyeho kugira ngo ubashe kuba wamurebera amanota. Muri make ni registration number yakoreyeho. Ibyo ngibyo numara kubyuzuza ubundi amanota yawe urayareba nta kibazo nta gihindutse. Guys, ikintu nkubwiriye ngo ukore subscribe. Murabizi Nesa ikunda guhindura ibintu kenshi na kenshi ugasanga uko barebaga amanota bwa mbere irabihinduye. Gusa nukora subscribe ukaba uri kuri no muyoboro wa Online 250 ndaza kugwa update zose uko zakabaye. Katuze muri Chrome nk'ibisanzwe. Nituza muri Chrome, uburyo bwa mbere uraza hano usacinga kuri sdms.gov.rw/result. Ngibi hano hejuru nuko byandikwa ku batabashije kubyandika. Then numara kubyandika mu uhita ukora search. Nukora search barakugeza ku ruhande rumeze gutya. Uri kubona barambwiye ngo no internet. Ubwo nukuvuga ngo ahantu ndi nta internet zihari, ndi gushaka ahantu hari internet. Gusa ku muntu uyifite ahita kanda kuri buno buryo bwa mbere, yamara kuhakanda agategereza gato ugategereza, bahita bakugeza cyangwa se bahita bakugeza kuri dashboard imeze gutya. Ikiba gikurikiyeho rero ni ugushyiramo namba y'umwana wawe cyangwa se namba yawe uyishyira ahangaha, yaba ari O level cyangwa se yaba ari A level. Muri make ordinary level, I mean primary cyangwa se ordinary level. Advanced level ntabwo irasohoka nk'uko mubizi, amanota yayo asohoka nyuma. Ubwo ubashije kuba ugiye kurebera advanced level wakanda hano higa kuri advanced level, ariko tugiye kurebera primary ndetse na O level. Ikindi kintu bigiye kugusaba ni ya registration number nkuko nabikubwiye. Ya registration number uraza kuza kuyishyiramo ahangaha nkweretse. Aha nkweretse bwa mbere, kanze nyirebe. Gato guys, kanze nyirebe ni umuntu nayatse, kanyirye copy then mite nyijyana aho ngiye kurebera amanota. Ninshyiramo ino code cyangwa ninshyiramo ino registration number, barahita banyereka uno mwana amanota yagize. Hande kuri get result. Yes guys, nkuko mubibona batweretse uno mwana wakoze muri 2023 2024 amanota yagize. Uri kubona birakora 100%. Uburyo bwa kabiri ngiye kukwereka rero mbere bwakoraga, ariko sindi gukeka neza ko muri no video bwakora. Guys, reka nabwo tubugerageze ubu bwa mbere, niba wafunga uze gukoresha ubwo bwa kabiri. Guys, uri kubibona inimero yari yose cyangwa se registration number yari yose ushobora mu kuyishyiramo hano ukabasha kuba wabona ayo manota. Guys, ikindi kintu ugiye gukora ni ukuza hano muri search nk'ibisanzwe ukandikamo Nesa. Nesa Rwanda. Wamara gusacinga Nesa Rwanda uhita ujya kuri iriya link ya mbere bagwaye cyangwa se iriya website ya mbere bagwaye yanditseho Nesa yonyine. Guys, ikintu uzajya ureba nuzajya ujya kuri website uzajya ureba ko handitse https. Iyo s nuzajya usanga itariho, iyo website uzajya ureka kuyikoresha, kuko iyo hatariho s iyo website ntago iba iri secured cyangwa se ntago iba ifite security
amakuru yawe amwe na hamwe bashobora kuyajyana bakaba bayikoresha ibintu. Iyi S uyihabwa na RDB niyo iguha ino S ko ifite security. Ubwo umuntu utarishyuye muri RDB ntabwo ashobora kubona ino S, abona HTTP ariko S ntizeho. Guys, uzajya ukoresha ino website iriho S nk'uko ubibona hano hejuru kuri kano kalinki gatoya, then kadukande kuri Nesa nk'ibisanzwe. Nidukanda kuri Nesa tugera kuri dashboard imeze gutya, ariko hano hejuru hari uturongo dutatu. Utu turongo dutatu nitwo tugiye gukandaho, then nitumara kudukandaho, mbere niba warebye video mbere nakoze, hano hantu hahindutse. Habanzaga about Nesa, mandate, exam result, publication, uri kubona babihinduye, bivuze ngo amanota araza guca hano. Ubu buryo bwa kabiri mweretse niho amanota ari buze guca, kuko hari exam result byonyine, none basizeho publication niho amanota ari buze guca. Then service, announcement, news ndetse na resource na exam process, ibi ntago bitureba. Tugiye kureba kuri kano exam result publication. Guys, nitugakandaho rero urahita ubona ibintu batubwiye hano ngo exam result publication. Kadukande hano turebe. Hano hejuru uhita ukanda kuri kano kantu gacuritse. Yes, babuhinduye uburyo ugakanda, yaba ari uwo kuri primaire cyangwa se yaba ari uwo kuri secondaire, ukanda hano kuri ordinary level, primary hano. Reka dukande aho dushaka, kadukande kuri primary kuko ziriya registration mfite nizo muri primaire. Then guys, wahakanda rero bahita bakugeza ahantu ameze gutya. Guys, nk'uko mubibona Nesa iri kugenda ihisha amakuru kugira ngo hatagira umuntu uza kubona amanota mbere, kuko tayari amanota yageze hanze, ahubwo nuko itarashyiraho nuko itarayaho umurongo ari buze kugenderaho. Guys, nugera hano rero nta kintu wakora, kuko hano tuje tugashyiramo index number, tugashyiramo index number, tugakanda ngo get my result. Uri kubona iraza ariko mu buryo butameze neza cyane, ntago ari nk'uburyo nk'ubusanzwe. Iraza ariko ntago ubu buryo busanzwe. Yes, uri kubona buno buryo ntago busanzwe, gusa niba ubu buryo buri bukore kuko babuhinduye, ntago ari uko bwari bumeze. Yes, uraza kubibona nuko nguko uri bubikore. Guys, niba ugeze hano ukireba video, uvuga ngo muri comment turahari uze kudukorera, niyo link Nesa iri buze kuba yashyize, kuko 100% ndabizi Nesa iri buze kubihindura. Iryo jambo ryandike muri comment, mbe ndi update, nzi ko hari umuntu wabyanditse muri comment kabikeneye. Wakoze kuri ino video, kandi ntugende udakoze subscribe.